twagarutse muri wa mwanya wagasobanuye aho mbazanira agafilme keza cyane. Anga tutangiranye n'umukobwa w'umukire cyane w'umurich girl ndetse n'umusore w'umukene cyane Poa. Aga batwereka umusore ugenda mu nzira atekereza ibintu byinshi yagiye ahura nabyo ari mu modoka no taximan. Anga umukobwa araza mvure yaguye ari kumwibazaho cyane ngo ati wa musore ibyo ni ibicurimo. Akagasobanuye kaciye ibintu gihe kirekire cyane nako umusore w'umukene wakundanye n'umukobwa w'umukire cyane. Anga kari muri film zakunzwe cyane mwaka wa 2025 akaba kari muri festival mu mafilme yagiye akundwa mu gihe kinini cyane. Mugatega amaso mukarebe gusa mwikero kandi subscribe ndetse niba wageze bwa mbere babwigiza ugeze hano bwa mbere ugakanda subscribe ukinjira mu muryango mugari wabo. Anga batangira anga batwe ku musore ari kuniga umusaza mbwate ngo rebe bira nibici wakoze bira nibici wakoze situzi cya iri kumuziza. Dukomeze turaba tumenya impamvu yabikoze dore umusore akamuniga yababaye naganje batwereke bari bamufunze bitewe n'amakosa yari yakoze mu ijoro ari umuntu uje kumufunguza ambwa ati brad urakoze man nje nibuka ibintu byambayeho umva nanamuyitana situzi ngo byambayeho ni ibiki. Anga tweke umukobwa bita Green disa bari mu modoka mureba gutya areba nyinura umusore bakubitanya amaso. Umusore n'umukene ari mu gataximen kiwe ndetse umukobwa n'umukire cyane. Doranga tweke umusore disi mujinya mwishi ari kumwe n'ibigabo bisa nk'ari ibiraranga biri kumwibazaho uwo mugabo amwita Amani n'uwo mugabo mumwitege mutaza kumwibagirwa muri iyi filime. Doranga batwereke Tuba bagende yarakaye cyane ngari umusaza n'umukecuru biberaho bitonganira ukuntu kwabo ndetse tuzi ngo ni iki bamaze muri iyi filime. Gusa iyi filime ni uma filime yagiye abagira abastari cyane. Doranga to n'umuryango waje gusura abasaza biriwe bari kuvugana nabi. Doranga ubukobwa bw'itera story ngo mango nimba kumbi bari baje kwisugurira ba grandmother babo ndetse na ba grandfather babo abana betu bigira kwicinira ikino yabo disora karabana mu bakebereye mu mikino. Aga twe ku musore bamwise Chris Doranga aba yarakaye cyane dore aza gutanga gasupu umwana wo mu bakire ubona yuko baba yitera story n'ibyana byo mu bakire bikize cyane ku rwego rukabije cyane. Murebe anga murasanga agafilme karyoshye cyane dore wa mucumu taximen wibereye mu gataxi kiwe. Anga urebe abakobwa babiranga noneho baba rich girl bari kwiterera story akuvuga umane unabaraye mwene wa musore nguze uburyo yanshimishe unamukunze cyane. Bari kuvuga wa musore wo mukene kandi witwara taximen kiwe wamubonye anga avuga ati mu baje bazi kumwirebera ambwa ati yo ngo vipi man gwemeze bite wallahi. Umusore ubona ko badashaka no kuvugana nabo. Umusore asa nkaho yishwe n'agahinda afite agahinda bikabije. Doranga batwereke umukecuru none wowe ari kumubwira ati ari kumwereza ikarita ya bank ambwa ati akiro kare tuzakurira amafaranga. Doranga abakobwa bereye mu birori byabo sinzi umuntu wabahamagaye umukobwa atuvuga ati okay myangare ho gato basi ndagiye. Doranga umusore ari mu modoka agenda aba yibuka uburyo papa we yajyaga kubita mama we yibyibazaho cyane abukubita yibuka umunsi bamwicaga dore nguriye n'uri inyuma ababyibuka ari mu modoka agahinda kakamwica umunsi papa we yicaga mama we disi cege ahora byibuka igihe cyose bigora bimubabaza cyane. Ndaye kwigendera umukobwa isi yamenye uburyo yinjiye mu modoka ugati ngo mane yanjye nguno mu taximen ndiho ngo rebe no modoka ingira se nabi ngiri kunuka muje nica muri iyi modoka. Wa mukobwa w'umurich girl imvura yamugwiriyeho ari mu muhanda umusore amuhanaga mpira ko kwifubika disurebanga batwika kandi gakapanga gakundanye mbwa twigendere. Doranga umusore atangira kwiterera umukobwa story umurich girl wari waje ko wari kumwe nawe. Umusore asigaranye taxi agakomo kiwe mu modoka aza kukamuzina muri bya birori by'abana mu bakiri batangira kumubwira nabi. Umusore disi kwa kwitonda cyane urebe arituriza ashaka amagara umukobwa gusa wa mukobwa nari kumwitaba dore kwa umukobwa kumbibereye anga mu birori byabo bisomanira n'abana bo mu bakire bose bishimye byatari. Batwereke wa musore abanza arahagarara mureba aramubona disi umusore ukorera itazambwa ngo wibagira agakomoka mu modoka yanjye ngo we wa musore nguri mu biki kuri kuzunkoraho umusore afite utuntu twinene ko ararenza ryifuta ahita oh my god agiye kumubwira cyangwa kimuzanye bagwa mu mazi bose. dore ibintu byabaye icyo gihe. Dore umuseno no babajeya amabogari yo muri ibyo biro tanya mbwati wahose tuguje gwa no mafaranga usohoke muri iki kirori. Umusore barayamu
baramuhaye umusore arisohokera nk'ibisanzwe uko nawe bagukangisha amafaranga ukayarya ubundi ukabavamo ukitemberera ukiviramo ukigera muri kata zawe. Doranga iyi murabona yuko umusore yari kwigendera, umukobwa akagisigara fotora agataxi kiwe avuga ati mana yanjye ngura musore namukunze. Urebe disi agaho umusaza batangira kumuha amakuru avuga ati wara gasore gasigiye gakunda n'umukobwa wawe. Yiko papa ni wowe wa mwana w'umuki. Umusore barabakubise icyo gihe barakubitwa baratabarana bakubita umusazi ingumi. Iyi umusazi bamusuyika hirya, umusore ahita wunga ahita yigendera disi. Murebanga uwo basigaranye ari kugenda avamo disi. Urebe papa wa mukobwa n'umusazi abakire cyane babizi ku mukobwa wiwe yanakwica yanagwitana uri umukene. Aho niko biri. Angaho umukobwa komeza mbwa ati ariko nize ko batakomerekeje cyane ngo papa wawe ntabwo uzi uburyo ari umugome, ngo suzi papa wawe buryo ari umugome, ngo mana yanjye ngo papa wawe ngo yarangiriye nabi cyane kabisa nukuri. Urebe je angaha biteye ubwoba. Umusore atangira kumwihanganisha ariko umusore disi ubona ko ntacyo bimubwiye avuga ati ibyo ni ibibazo mu bindi tuba twaragiye duhura nabyo. Doranga ababyeyi none batabwiye umwana ngo no musore gutwaye n'ibwoko gusigaye ugenda kuri moto. Iyi bitangira kwacanga ni wa musaza twatangiranye ari ahantu mu majaride ari kwakora mwibuke neza. Aha anga ibintu birakaze. Doranga umusore yazanga no kwigana n'umukobwa kuri phone biganirira anga batwereke anga no bari kwirira agapozo batemberanye. Urebe babaye mu rukundo mwana w'umukire akundeye n'umwana w'umukene akanamutembereza akanamuhesha umunyenga akamwijyanira disi akagenda bishimanye. Doranga bajya no mu supermarket bigurira utuntu twa kwishimana gisanga abirebereye mu rukundo bakundana mboneye ko nta kibazo cyabo bibereye mu bintu byabo byiza. Twe kanga disi ko twatangiye batwereka incamake. Doranga no basohokanyanga kumbe bari basohokanye bari kwinywera gaka biganirira amwumvisha uburyo amukunda byimazeyo. Ubundi mu buzima bwe ngo sigize agira umukobwa n'umwe bakundana kubera yuko yakuranye gahinda ngo kubera ababyeyi biwe. Ubu ngo sori wihangane basi gusa ndabyumva ariko nyine ubuzima burakomeza nago ikintu kimwe cyakubuza kubaho kandi uri umuhasira kandi uri umujini yikundiye cyane. Disi umukobwa uzi no gutera imitoma umusore yikundiye iyo wakunzwe ntacyabihindura. Doranga umusore none bahisamo amagabwa ati umani ngo bangukanga urakenewe ku rwego rwihutirwa cyane ku buryo abantu bose kuvuga ati nutaza umukobwa ashobora kugira n'ikibazo. Disi umva yo magambo umukobwa yari ari kugenda umuhanda. Doranga ari kugenda muri ko arano habereye ibirori umusore abona wa mukobwa aha arwana n'igishugamame. Batangira kurwana afata n'igishugamame sibazi ngo bapfuye iki. Umusore tuzaze gutabara ngo wihangana nawe ariko nimangane ngo uzibina nkoreye uzi uburyo ngize mbabarire cyane. Disanga yashizemo igiye umukobwa azishisha avuga ati disi uje gukora iki. Ra mukobwa ari mu mazi abira yarwanye n'igishugamame kigikire cyane kurusha iwabo gishaka kumwica kikavuga ati ngo nta muntu ugitsuzugura. Iyi murebe gusa niba mutakanze na subscribe ndacyakwibuza kuyikanda kwanga tugiye kujya tubanyurizaho dusobanuye utw'urukundo ndetse n'utwa action days. Ureba nga tubazaniye agafilime agashon tuzabazanira n'uduhinde n'utwespanyolo ndetse n'utunyakoreya. Disanga murebe anga bimusore yisomeye twandiko aba yandikiranye n'umukobwa umunsi ku wundi bishimanye biterera story nta mutima mubi bafitanye. Anga batwereke no wa musaza ujuganiza wa musore akumubwira ati rero umukobwa wanjye niba gukunda ugomba kujya umufata neza unuzigera umubabaza habe na gatowe ko nabonye ko kumwanga byaye bigoranye bidashoboka ugomba kujya umufata neza. Usore yavuye mu byo bintu yaye kubitekereza yicariye ku mazi gusa buri gihe cyose yicaye abatekereza yafoto ya papa wiwe yicanye na disi. Buri gihe ibyo bintu bimuza mu mutwe bikamubabaza cyane ku rwego rw'uko
aba yumva yahora yicana papa we ndetse buri gihe cyose yari kwibuka ibyo bintu aba yumva agenda kamwishe dore yakoze impanuka kumbe mu nzira disi icyo gihe urebe ngaho twereka ati mana yanjye umukobwa wacu ariye koko twamubuze disi umukobwa aravuga ati ndagiye kobwa mu kugenda nagiye kureba ahantu sheri we yaguye ko yumvise ko sheri we yakoze impanuka disi ahangaha baramujyana gutya ku nta mukobwa yari arimo yakoze impanuka yarawe urebe yuko byagoranye umukobwa yarakomeje aribaza ati mana yanjye we ndabigenza gute koko none inshuti yanjye kigiye aka gafilime kari agafilime k'urukundo cyane dore batwereka umusore ari mu bitaro disanga ababazi no kumurwaza hamwe namwe avuga ati yo man ndi kugerageza koroherwa n'inshuti ye yarije kumureba akwibwira ati man imeze neza mu gace ese wa mukobwa mwati nyine ngo umeze neza se basi cyane umukobwa disi biri kumucanga nawe kubera yari amaze kujya mu rukundo n'umusore kandi umukobwa atangiye kubabara disanga murabona ko byari bibabaje cyane doranga umusore agenda mu modoka disoneka atishimye agenda kamubanya agahinda mu bintu bye byose ari kwibaza disi uburyo bizagenda ariko mu bintu byose arimo ahora yibuka ya foto ya papa wiwe yica nyina akaza kumwita kambishiriza imbere amubwira ibigambo disi cyo kintu nawe ari wowe icyo gikomeye nagwa azagicira doranga umusore noneho akajya abona papa we ari kunywa ibitabi ibiyobyabwenge ari mu bintu bibi cyane iyi birabacanga dore disi ahangaha umukobwa arakomeza arinjinga cyane ahangaha murebe uburyo bibabaza dore ya umukobwa akayiyabuza inzoga bitewe no kubura umusheri wiwe umusheri yari ari mu bitaro ubwo yumvaga ko yapfuye ndetse byamucanze umukobwa asuka no mu muhanda yasinze ahura na sheri we kuko yari yavuye mu bitaro ngo sheri ngo umeze ute koko ngo wambabari ukitsimba ko numvise ngo bashaka kukwica wa mugore mwigize kurwana yezuwe disi umusheri yanamuburiye umukobwa akajya yisomera utwandiko umusheri waba yamwohereje kandi nawe akamwandikira utundi twandiko ahangaha murebe umusore bakaza kumutera sitora abana bo mu bakiri atangiye kuba bakiri nabo bakamuha n'ubutabo bwo gusoma disanga umusore akabusoma ngata ariko wajya ureka kwirakaza maru kaza tukaganira bro ko naribi disanga urebe umukobwa atangira kugira ikibazo cyo kugwa hasi biwumure cyane dore papa wawe none wabaraje kwa muganga umukobwa we tubona ameze nabi cyane tuzi ko kari washe kubaho dore disanga baza kumureba mu bitaro ambwa ati umuganga atubwiye ngo uracyarembye cyane aho biragoranye cyane sibazi yuko niba uri bube odise uri burokoke kubera biragoranye dore umusore yaramucyuye amuzani wabo w'umukobwa aramucyura dore ahangaho ubucuti bwe bukajya buza kumusaba ambwa ati si papa ngo imeze bite bamuganiriza disi kugira ngo bamuhumurize umuntu muganga yabwiye yuko kubaho bigoranye afite ibibazo byinshi cyane ndetse no kuba bishobora kumugora cyane mwimvire ayo magambo bamubwiye ni amagambo akakaye kandi n'amagambo ababaje cyane ndetse uyu mukobwa yari yamaze kugira ikibazo kinini cyane bakajyaza kumusura ndetse n'umushiri wakazamo ndetse muri ya maklabu bakaza no kuririmba disi rimwe na rimwe akananyuzamo akaza kwicara ku mazi amwe umusore yikundira kwiyicarira igihe kinini ndetse umusore yicaye na wa mukobwa amuryamaho disi umukobwa ayesa apfu uko ngo akimuryamaho umusore byamubabaje baza gushyingura umusore kwera agahinda keshi amarira akajya atakara ari umuntu w'umugabo disanga bakibuka imana bajyaga bamuha n'udukereyo bajyaga bamuha two kwishushanyiriza ko yakundaga gushushanya disi urebe umusaza ari kubyibuka cyane byari ibintu bibabaje cyane kumubura disi bibuka ibintu byagiye biba umusore yibwa utwandika umukobwa yagiye amuha amwandikira ambwira ati ndagukunda ntituzigere dutandukana nshaka ko tuzabana ubuziraherezo uko Imana ikambanisha nawe igihe cyose umusore disi kubera ayo magambo akababara cyane akibuka uburyo bagiye banyurana mu bintu byinshi bababara bakina imikino myinshi cyane disi ahangaha niho mumenyera yuko umuntu ari uw'agaciro cyane iyo akiriho kwiyadahari ntabwo abasha kumubwira imirimo myiza yakoze ngo ayumve
akanguko ni n'akagafilme kacu kari kugana ku musozo. Gusa niba utakaye subscribe uyikande, kuko kuri MK Empire tuzadora tubanyurizaho udufilme twiza cyane ndetse twamuzanye mukunda mutubwiye mutwe mushaka. Dore filme yarangiye batwereka bayijyaniye mu ijuru, bose bishimanye, dore bose anga bari mu ijuru biyambariye neza, bari mu rukundo, ubona yuko nta gahinda na gake bafite.